umeze mute mwaramutse mute mwiriwe mute bienvenue umunsi umeze gute turashima murakomeye Uwiteka araturi Boniface umeze neza ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro atagukunze se ntabwo naba ndamahoro agora amahoro aya ubwirwa n'iki ko gukunda se ubwirwa n'iki ko gukunda ngirwa n'iki ko Yesu ankunda nkimara kumwemera kwizera niki se ubura ahita ujya mu bijyanye no kwizera nukumenya udashidikanya ibyo nyine mpita mbyizera nyine ukagenda rero ngaho nyine ko nkunda hanyuma reka tusoza abantu bari hirya no hino Boniface ego abantu bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali bose mise mbasuhuza ubwo kanya burangije buri wese ahise yumvamo none nta mupaka uvuze nta mupaka uvuze aba radio ntigera hakurya y'umupaka Mushumbi iyo mbivuga byose ubwo wari kuvuga iki ariko no majyepfo y'u Rwanda no majyaruguru hajyari ubwo nyine nuko bimeze abari n'imipaka kugira ngo nabo biyumve uravuga ngo hakurya nabo biyumvemo ko nabo bari gukurikirana nabo bagubwe neza cyane bagubwe neza ni iki kidasanzwe cyakubayeho Boni uyu munsi kidasanzwe cyambayeho ikidasanzwe cyambayeho ntacyo mwebwe nawe reba kugera ikidasanzwe nge nuko ambutiyaje yari imejeje mu muhanda ibyo numva ni ubwa mbere uhuye na ambutiyaje Mushumbi uyu munsi nibwo bwa mbere kuza kuri radio nibwo bwa mbere bibayeho numvaga nagura ya modoka iguruka irakwataka bye pe mburaho nca ariko Imana ishimwe ko yanambukije amen hanyuma reka tutangire tugenda tuganira byinshi bitandukanye mu kiganiro umbwira nawe ariko buriya utubajije rero ko nawe hari ikidasanzwe cyakubaye dasanzwe ngewe nuko ndi muri studio na Boniface ndetse na Mushumba nicyo kidasanzwe it's a special day ni umunsi udasanzwe cyonze cyo bari guhita mugura akantu none se mbeshye ubwo nibyo oya nenda ubwo nibyo ntiwatubeshya ntago niyo nababeshya burya nta kundi ngabuze uko ageragwa neza Mushumba ameze neza Uwiteka arandinze nishimiye kuba mpuye nawe kuri mikoro za radio Inkoramutima amen nanjye ndanezerewe cyane kuba twicaranye mu gutya biranshimishije cyane kurushaho ese Mushumba ni ryari umuntu abo Mushumba umuntu Mushumba byagenze bite abo Mushumba ko yabukoreye kubukorera gute ahaca muzenzira inzira ya mbere no kubaza tumenyereye ko umuntu aba docteur ari uko yize yagenze gutera gute aho Mushumba bicaye afite imyaka ingahe ikibazo kirekire kandi kigufi kivuga muri ubwo buryo bugufi kuko siyo nsanganyamatsiko kugira ngo umuntu abe pasiteri nuko abanza kuva mu byaha kuva mu bunyabyaha akaba umukristo yamaze kuba umukristo akora iby'ubukristo agakura yamaze gukura ashobora kuba umuririmbyi muri ubwo buririmbyi bwe akaba umudiyakoni muri ubwo budiyakoni bwe ubudiyakoni burimo kubiri amadini n'amatorero hari ibintu bakora bakabyita gutyo ariko biri mu kubiri hari uwitwa umudiyakoni agiye kuba pasiteri ariko hari n'ubu umudiyakoni w'itorero uvuga ngo mu itorero navukiyemo babitaga abajyanama ariko noneho uyu munsi tuvugana ni abadiyakoni ariko burya umudiyakoni uvugwa cyane ni umudiyakoni witegura kuba pasiteri ni ukuvuga ngo rero iyo agiye kuba pasiteri yakagombye kuba umudiyakoni agasuzumwa hari imyaka rero igerwaho kugira ngo abe umupasiteri burya nta mupasiteri ukwiriye kuba pasiteri afite imyaka 25 ariko ngira ngo izo ni ntuza zitorero uraza kuduha comment ya Boni bagenda bashyiraho oya winigana ijambo izo ni ntuza zitorero bashyiraho ntekereza yuko Bibiliya hari ikintu twigeze kuvugaho ubundi Bibiliya iravuga ngo mugende mwigisha abantu muri make nyarashaka kubanza kumva zira step umuntu wese none wemeye Kristo akamwakira
ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uba ubaye umwana w'Imana uba uhawe imbaraga ariko uburyo ugenda usabana nawe ugenda ugera ku kindi kigero icyo kigero ugeramo rero mpaka turimo icyo kigero n'urugendo ubu nawe hari aho utaragera mushaka ndabizi cyane ariko hari impano ushobora gushaka kujya kubwiriza mugende mubwiriza abantu udafite iyo mpano ntibikunde impano se zihabwa abashumba gusa njyewe nshobora guhabwa impano yego buriya ntabwo urabona ahantu hari umushumba mu itorero paruwasi abakristo ntibamwiyumvemo kutamwiyumvamo ni ya kamere muntu mwahoze muvuga mu kiganiro hari ibiganiro byanyu nakurikiye hari kamere ya pasiteri cyangwa yandi ubwo ni ndashaka kumenya ni ya kamere muntu ni kamere muntu yabo ngabo batiyumvamo umuntu ku buryo abakristo ntibamwiyumvemo rwose kutamwiyumvamo birashoboka ntibashobora kuguha izo nshingano z'ubupasiteri se n'izo mpano wavugaga bitandukanye warize birumvikana ariko izo mpano zo kuba wajya imbere ukeexposa iby'Imana nk'uko bimeze izo mpano urazifite ariko ntizagutse muri wowe arakana uvuze ngo warize bakaguha ubupasiteri nyine nizanu pasiteri uhawe kubera ko wize byashyizweho ndashingira ku byo wavuze uragenda nyine ukiga nk'uko byasetinzwe n'intuza ni guideline z'itorero runaka kugira ngo ube pasiteri ariko ntabwo iyo ugiye kujya muri Bibiliya ntabwo kuba warize aricyo kiguhesha gusobanura iby'iryo jambo riri muri icyo gitabo njye nshobora kubisobanura ntageze mu ishuri kubera impano ikurimo bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga yuko pasiteri n'icyo nari ngiye gukomozaho nari mvuze ngo mugende mwigisha uhita umbaza ngo bande ntabwo uwigisha ari ukuvuga ngo ni uko yagiye arabyiga bijyana n'izo mpano ni impano yes ninde uhabwa iyo mpano uhabwa impano ni umuntu wakijijwe ariko buri wese ahabwa iyo mpano hari impano yo kuririmba hari impano yo gusenga hari impano yo gufasha abarwayi cyangwa abakene ariko hakaba n'impano yo kubwiriza noneho boni yajya gutuza gatoya aho ngaho ubaciye akarongo aho gabanza closing zera step umuntu acamo yarema aravuga kugira ngo umuntu abe umushumba hanyuma tunazikomerezaho ntawe umushumba ataziciyemo wewe byagenze banza wibaze izo step ari kuvuga ziri common ziri rusange kugira ngo nyine utaza kuvuga hari izo ari kuvuga bitewe na adresse cyangwa se n'izandi tubanze twibaze ngo izo step zihuriweho nuvuga ngo key point nshaka kugeraho ugasongera ushaka kugeraho ikibazo no kumenya ngo nuvuga ngo abashumba umushumba wa nyawe umushumba wuzuye arangwa niki urakoze numara gusubiza ibyo ndabanza subiza ibya mbere hanyuma ndatangwa kuri kingi kintu uzavuze nzibuze kuvuga ngo arangwa n'icyo muntu umushumba wa nyawe niba ariko wibuka nakandi kantu wari uvuze ko ese nta muntu ushobora kuba umupasiteri atanyuze muri izo nzira zose nusubiza ngo birashoboka uratumbwira ngo uratumbwira impamvu bishoboka utugera no kukivuga ngo none wa nyawe arangwa n'iki iyo niko biraza kuba byinshi reka ture kuntu tubitwara icya mbere pasiteri kugira ngo abe pasiteri bigenda gute arugeze niho naringeze aho naringeze narishatse kuvuga natsaye cyane ku mujyana umudiyakoni nuvuga ngo bundi muri Bibiliya aho harabivuga havuga ko umudiyakoni ni umuntu witegura kuba pasiteri ni muri rusange kandi noneho ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa kuba umupasiteri gusa kugira ngo nze kugera no icyo kintu ntaza kukibagira ntabwo ari ugupfa guterura umuntu ngo umugere pasiteri ahubwo pasiteri kugira ngo ube pasiteri nuko hari imirongo ugomba kubanza gukandagiramo uwa mbere wari umunyabyaha urabiretse ubivuyemo urakijijwe umaze gukizwa hari umurimo Imana iguhamagariye yenda ubaye umuririmbyi cyangwa se ubaye umukristo gusa usanzwe ariko igihe kirageze Imana ikwatsemo utangiye gushaka kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bagafashwa icyo gihe abakureberera cyangwa se abagukuriye bashobora kukubonamo umuvugabutumwa bakakugira nuko nabonye hari aho bari kubakuraho ariko burya abo mudiyakoni byarimba akaba mwarimu w'itorero abaye mwarimu muri Bibiliya nta mwarimu bamo hanyuma akaba mwarimu yamara kuba mwarimu babona akora neza bwa buvuga butumwa bwe bwiza
abuvuga neza bakareba abamukureba bakabona koko uyu muntu ashobora kuba umupasiteri bakamugira umudiyakoni. Noneho yaba umudiyakoni icyo gihe aba ari mwigeragezwa. Ni ukuvuga ngo abashyizwe ahantu mwigeragezwa. Urabona ko hari ahantu ushobora kujya gusaba akazi wagerayo bakaguha amezi 3 yigeragezwa. Ayo mezi 3 uba utaraba umukozi nyawe, yego, baba bari kukugerageza bareba koko akazi bagiye kuguhamagarira kuzagashobora. Icyo gihe rero hari imyaka cyangwa se hari igihe baba bamugeneye, iyo babonye akora neza, yitwara neza, akora ibintu byiza, nibwo bamugira pasiteri. Kandi umenye ko atari pasiteri gusa, arongera agakura. Ushobora kuba pasiteri ariko ejo bundi ukazaba revera pasiteri. Yego. Hanyuma rero waje kuvuga ku kindi kintu tuvuga ngo ese birashoboka ko uyu muntu ashobora kuva hariya hanze akaza mu rusengero ntigeze anyura muri izo ntuza zose twavuze akaba pasiteri? Birashoboka, ariko bitewe n'ahantu yinjiriye. Bibiliya irabivuga. Hari abanyuze mu marembo, hari n'uwaciye hejuru aruriragwamwe imbere. Uwaguyemo imbere rero nta nibyo azi, ahubwo yahuye n'akaga gakomeye cyane. Azahura n'akaga gakomeye kuko ntabwo yigeze akingurirwa. Abanyumva ntibanyumve nabi, ariko banabyumve, niyo mpamvu radiyo iriho n'iki kiganiro. Nuvuga ngo hari umuntu witwa umupasiteri ariko atari we. Hari abaciye ubusamo. Hari abaciye ubusamo baragenda bihita abapasiteri kandi atari bo. Ukuri kuraryana, ariko ukuri niko kuri. Noneho uwo nguwo rero ni wa wundi uzajya no gusanga udashobora gusuhuza mu ntoki. Udashobora, mbese muri make nta mukristo ushobora kumukora. Afite kamere muntu Boniface avugaga. Abafite kamere ntabwo yigeze ahinduka. Ntiyigeze aba umukristo, ntiyigeze aba umuririmbyi, ntiyigeze aba umudiyakoni, ntiyigeze aba umwarimu, ntiyigeze etc. None se wabitandukanya n'iki yuko atari Satani yenda wamusabye? Rega Yesu aza yarigishaga, yageze naho bamubwira ngo ni Zerubabeli niki? Zerubabeli. Kandi yari umwana w'Imana. No mupasiteri ashobora kubifata mu kigeragezo yuko abantu bamwanze, birashoboka. Uti ashobora kubifata nk'aho ari ikigeragezo abantu bamwanze. Kavuga ati n'ishuri ry'Imana. Reka ukwezi kuri. Tujya tuvugisha ukuri n'abana b'Imana. Ntabwo pasiteri bundi Bibiliya iratubwira ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Nta kuntu ushobora kuba ufite imbuto nziza imbere y'abakristo ngo abakristo bakwange, ntibishoboka. Burya abakristo ni abantu beza, ni abantu iyo ubabwiriza ubutumwa bwiza, ukabasura, ukabafasha, ukabasengera, ukabaganiriza, ukabahugura, bakakwibonamo, nta n'uwashobora kugutera uruta. Ese ntabwo urajya ahantu cyo kuganira n'umupasiteri avuga ati njye nagiye hari ahantu muri atoro runaka, Imana yarambwiye ati rwose hari ahantu ngushyize bazakurwanya ariko uzihangane. Kandi koko wareba karakteri ye ukabona birakomeye kumwihanganira. Guteze ukabona afite ya kamere idashobotse. Imana ikaramubwira ngo ugende. We nyine we mu mvugo zakoresha ngiyo ngiye ahantu ngo Imana irambwiye nyine yambwiye ngo urihangane bazandwanya ngo nagiye ahantu barabimbwiye. Kandi ukabona ntashobotse bitewe na kamere ze. Ni gute Imana yaganiriza uwo murika avuga ngo baza kurwanya kandi ziko adafite niyo mpano. Ni defense bashyizeho. Agendera kuri bya bindi ngo mbatumye mu masega ryawe. Nukuvuga ngo uko byagenda kose hari uwihimbira. Nose ubu ngubu ntabwo mubyemera ko hari abantu benshi cyane bafite amasezerano ataravuye ku Mana. Nese nta ushobora Ego ibyo birahari. Murabyemera? Urakoze cyane. Nabo ngabo rero ashobora kwiyitirira ko Imana ariyo yamubwiye ngo bazamurwanya, ahubwo mu byukuri nta Mana afite yo kubwiriza. Nta ushobora kuzamuka se nko rubivuze aciye ubusamo ikazamuhira. Reka nkubwire, buriya se ntabwo uzi ko abahanuzi 450 ku bwa Eliya, abahanuzi 450 bose barahanuraga, kandi mu guhanura kwabo barumvugaga. Ariko finally ku munota wa nyuma haje kugaragara ko ibyo bakoraga ari ibinyoma. Uyu muntu ashobora kuba pasiteri bikanamuhira, akajya avuga n'ibintu abantu bakishima ndetse bakaguruka. Ariko ndashaka kubwira, umuriro w'ibishangara ntago ari umuriro w'inkwi. Igihe kiragera bya bintu bikajya hagaragara. Ibyo nkubwira n'ukuri. Nukuvuga ngo ashobora kubwiriza, ashobora kuva iyo ngowe mu gihuru yari kirara aho ngaho, yatera harero y'abantu bakikiriza bitewe na character
afite mu maso n'ukuntu ameze n'ukuntu yamenyereye kuba sinzi ukuntu nanjye kukivuga reka nyikorera noneho yabayeho aho hirya yabona bimuyobeye ibyo yari arimo byose bimuyobeye agahitamo kuvuga ngo reka njye kuba pasiteri. Yenda hari ikibazo yakubajije ngira ngo ni nacyo kiri buhite kitugeza ku mwanzuro w'iki kibazo yenda yarabajije. Abapasiteri bagakwiye kuba umupasiteri nyakuri yagakwiye kuba arangwa n'iki, yakagize izihe karagiteri? Urakoze cyane. Mwakwihangana nubwo ari mu kiganiro ngasoma Bibiliya. Yego biremewe. Okay. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 n'umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Mwikirize ngo amen. Amen. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza, nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Igisubizo kirabonekaho, murahita mubona mu ibisubizo. Umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utwarana utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe. Utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba ahindutse umukristo vuba kugira ngo atekakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza nabo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Shatse nabandekeye aho. Si cyo mwari mumbajije. Nta kintu mwamwumvisemo. Tujye hepfo ku murongo wa 8. Kandi n'abadiyakone nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari intereganya cyangwa abamenyereye vino nyinshi, bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeza ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakonikazi nabo nuko babe abitonda, abatabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo nabo mu ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Igisubizo mwakibonye cyane murakibona. Ngagera ko cyo ashaka kuvuga. Icyo nashaka kuvuga ngiki kirasobanutse. Nukuvuga ngo icyo nababwiraga, nukuvuga ngo uyu muntu ntakwiriye kuba umupasiteri uvutse ejo, niko Bibiri tubwiye. Hanyuma ikindi cya kabiri, afite kondisiyo agomba kugenderaho. Hari ibintu agomba kwirinda kugira ngo abe umupasiteri. Atari umunyarukoni urwana nyine, adakunda inzoga, adakunda amafaranga. Bavuze ngo adakunda inzoga nyinshi, vino nyinshi. Zirize wowe wayigabanya. Nuko wabwira ukuri wagabanya ute vino? Unywa gakeya. Unywa gake mushumba. Katangiye gukanja ntabwo wagahagarika utahaze. Ntabwo bishoka. Abantu bajya bambesha, abantu bajya batubesha bakavuga ngo nunywa gake ngo nta kibazo. Hari n'abakubwira ngo ese waretse ngo umuntu agiye akanywa akibera mu rugo akakanywera mu rugo. Uko byagenda kose uburozi n'uburozi. Ntakwiriye kuba unywa inzoga, ntakwiriye kuba umunyarukoni. Hanyuma kandi akwiriye kuba uwa mbere mu rugo rwe. Agomba kubanza kumenya kuyobora urugo rwe. Atazi kuyobora urugo rwe, nibyo uratuma avuga na kiriya kintu. Ugasanga umuntu ni umupasiteri w'umugabo, yari afite urugo, afite umugore n'abana, hanyuma azajya kumva ngo yakoze divorce. Iyo divorce ya pasiteri, uwo mupasiteri gere kuri kw'Imana so kukubeshya, ntabwo ushobora kujya mu rusengero rwe.
yakoze divorce nuvuga ngo niba yarananiwe kuyobora urugo rwe azayobora itorero gute? oya aho ngaho ariko aho ngaho kuki wumva yuko divorce ibaho ari uko byabaye intandaro ku mugabo? What? kuki wumva ko byaba byaturutse kuri uwo pasiteri? ashobora kuba nshobora kuba ndi pasiteri ifite umugore hanyuma umugore we bitewe n'impamvu zitandukanye zishobora kuba zitanturutseho cyangwa se zimuturutseho akajya gusaba iyo divorce cyangwa se njye nkaba nanayisaba. Biterwa n'iki nyine? Aho ngaho niho ugomba kumenya. Biterwa ni erega ikiba cyabuze surakizi ni ukwihangana kwande hagati y'umwe mu bashaka. Bishobora kuba ari umugore cyangwa se ari umugabo. Uremera ko umugabo izino umugabo ari kuyobora urugo? Umugabo hari ubufatanye n'umugore nyine nibyo ndi gushaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo umugabo impamvu yitwa umugabo ni ukuvuga ngo ayoboye urugo, ariko ntabwo mvuze ngo ategeka urugo. Ni ukuyobora urugo. Hari ugutegeka ari no kuyobora. Aho harabazwa Boni ukoresheje ijambo ryiza ubwo wowe wabaye usigayeho gatoya. Harabazwa Boni ibibazo byumve cyane. Uranyuma neza? Ni ukuvuga ngo hari ugutegeka urugo hari no kuyobora urugo. Kuyobora urugo biba bizanamo n'umugore nawe mukayoborana. Ariko gutegeka urugo uba watangiye kwigira akabutindi. Ari naho hava bya bindi umugore ashobora gufata icyemezo akavuga ngo ngiye gukora divorce kubera ko umugabo arantegeka. Ariko yaba yamuyoboraga urugo rwagenze neza. Ubundi hari ibanga ribamo. Ni ukuvuga ngo ubundi bari abantu bona bakora za divorce nuko burya umwe muri bo abategeka. Aramutse adategeka akayobora ibintu byagenda neza nta watandukana n'undi. Kuko mu bintu bibaho igihe basabana bateretana umwe bagitwa sheri shusho sweetie hani n'ibiki byose ntawe ujya ugomera ubuyobozi bwande mu kuyobora mu rugo. Turi mu rugo ntabwo twagiye hanze ntabwo twagiye muri politiki mu rugo mu rugo ntabwo ushobora kugomera ubuyobozi ahubwo wagomera ubutegetsi. abantu bajye babyumva, abantu baba baduteze amatwi bajye bumva iki kintu. Ni ukuvuga ngo twe kujya ducaho ngo tugende duca hejuru tujye tucyumva neza. Ese kubera icyo abantu batigisha ibintu by'ukuri ugasanga umuntu aragenda yigisha ibintu byo kugira ngo anezeze abantu? Ubundi ikintu cyose kiryoha cyabanje kuryana. Ndaguha urugero rw'igitoki kimwe kigira amazizi kitarashya ntabwo gishobora kuryoha, ariko iyo kimaze gushya kiraryoha, wakirya ukumva kiraryoshye. Ni ukuvuga ngo hari abantu bategeka kandi bakibwira ngo bari gukora neza, nyamara bakagombye kuyobora. Ayoboye nta divorce yaboneka mu rugo rwe. Ubwo bienvenue we yacetse nta. Iyo nama rero iyo nama ubwo yarabyumva aracyari inyuma ariko nyarari inyuma. N'abantu bose babyumva rubyumve ko bienvenue yacetse. Bo hanyuma wenda cyo Boniface yasobanukiwe. Hanyuma kuri cya kinini nari ndagaruka mvuga ni noneho umupasiteri wa nyawe igikwiye kumuranga nyuma ko tusanga ko hari ushobora guciza ubusamo, hari abaciza nyazo. Nuvuga ngo uwa nyawe noneho twebwe abari inyuma ya rido turi kumubona imbere ntago tuzi. Nuvuga ngo iyo tubonye pasiteri ntago tuzi ibyo yarabaciyemo. Twebwe niki dushobora kujya tukavuga ati uyu niwe wa nyawe? Birashoboka. Ni ukuvuga ngo ubundi yakagombye kubanza kugira ngo mumenye uwa nyawe, yakagombye kumenywa koko ari nyawe n'abamuyoboye n'abamushyizeho. Abamushyizeho ubundi nibo bakagombye kuba bagaragaza koko ari nyawe. Ni ukuvuga ngo wowe uzamubona imbere yawe kuko azaza aturutse Cyangugu, azaza aturutse mu Ruhengeri, ntabwo uzahana azaba aturutse. Mu yandi magambo ngiye cinjejwe no kuyoboka. Ushobora abamushyizeho bashobora kumushyiraho bitewe na za mpamvu, kuko ngewe umuntu nanyurirana nkamwihorera bizaterwa n'ubwumvikane nagiranye nawe, urumva. Ariko nkurikije za mbuto cyangwa se za karagiteri umaze gusoma, uwo mushumba nyine umupasiteri cyangwa se umudiyakoni ibyo agomba kuba yujuje, ngewe nzareba mpite mvuga ati uyu muntu si uwa nyawe nshingiye kuri Bibiliya. Urakoze cyane. Nzavuga ngo si uwa nyawe nkurikije ko Bibiliya imusobanura. Ubundi usibye ko iki gihe hasigaye hariho icyo bita iturufu cyene wabo, kubera ko regionale ayoboye nyine region, agahita areba bienvenue cyangwa akareba Boniface akamureba akamwitegereza kumva nawe yamushyiramo kugira ngo abone uburyo nyine azamura ibendera rye.
akamuzanamo mu by'ukuri adafite impano yo kuba umupasiteri. Ibyo ni nabyo byagiye byica ikintu bita pasiteri. Ubundi ngewe mu buzima bwanjye niyo ndi kugenda mu nzira ntabwo nkunda kuvuga ko ndi pasiteri. Kubera iki? Iryo zina risa nk'iryanduye. Abantu baryinjiramo batazi amategeko yaryo. Aho ngaho se so kwihisha kugira ngo niba risa nk'iryanduye kandi wowe utari muri abo ngabo baryanduza kuki utavuga kuri pasiteri kugira ngo byibura abantu bavuge ngo muri babandi banduye haracyarimo umuntu muzima bazabamenya ku mbuto zabo. Yesu iyo yakoraga igitangaza ntabwo yabwiraga uwo agikoreye ngo agenda bivuge. Uruko uranyumva neza? Ni ukuvuga ngo Yesu iyo yakizaga umurwayi yaramubwira ngo ugende usange umutambyi utange ituro ry'ishimwe ry'uko ukize icyo cyago. Ariko ntabwo yamubwiraga ngo ugende ubibwirize abantu ubwira abantu ngo Yesu yakoze ibi ngibi. Oya, icyo Yesu yakoraga kwari ukugaragaza ubumana bwe. Noneho nanjye ubwanjye nkurikiza ibyo Yesu yakoraga. Nuvuga ngo ngiye si ngombwa kujya kwirata ko ndi pasiteri, ahubwo bazatangira kumenyera ku mbuto zanjye nera. Niba ndi kugenda mu nzira ntagenda ukundi kuntu abandi babona ukuntu bagenda, umuntu azanjora abenya ati uyu muntu uko byagenda kose. Niba ngiye mu bukwe nkagenda nkiyubaha bakampagurutsa ngahaguruka, nkagenda nkahagarara nkitonda, wagize ngo ntibazamenye bati uyu muntu arubaha. Hanyuma bakurikirane basange wa muntu wiyubashye kwa kundi ni pasiteri. Burya hari imirimo ikugaragaza, hari uburyo ugaragara. Yego. Noneho kandi sinzi niba muza kugikomotozaho, hari n'imyaka yakagombye kuba afite kugira ngo abe pasiteri. Ntabwo ari ibintu byo gutoragura. Njyana yo mageze ndanakara. Ngo numve toro ryaye kuzagira umuntu uhabwa inshingano bizakomera. Bonifa bijyanishe ungu impano yari ndimo ayisambira ngo wapi. Yereka ndi guharura inzira Bonifasi. None wazifuza. Bibiliya irabivuga. Iravuze ngo ntabo umukristo uhindutse vuba. Uhindutse vuba. Uranyumva? Nuvuga ngo ni umuntu wabaye mu itorero agera imbuto. Hanyuma ukiri aho ngaho urahita ukomerezaho. Uhindutse vuba ubwo byasaba nk'igihe kingana iki kuba maze mu itorero. Nk'uyu munsi tuvugana, tuvuga urugero niba uri umusore. Sibyo? Birashoboka niba Bonifasi ari umusore n'urugero, ntabwo uri umusore umugabo, akaba afite imyaka yenda 30 n'urugero ntanzi. Yego. Akaba umukristo. Yego. Sibyo? Yego. Abaye umukristo nibura wakagombye kuba umaze nk'imyaka 6 mu itorero. Sibyo? Gusubiza hejuru. Kuko icyo gihe mu myaka 6 ugenda ufite ingeso ugenda uhisha. Mu myaka 6 ntago waba utaragaragaje ingeso zawe. Nukuvuga ngo hari ibintu wakagombye kuba warakoze. Mu myaka 6 wigije mu rusengero ufite imyaka 30. Niba imyaka 36 noneho bagiye gutangira kukugira umudiyakoni. Urongero marende indi myaka 3. Niba 9 hanyuma bakugire mwarimu. Ubwo bari kugenda bakureba ingeso zawe. Hanyuma yenda ube mwarimu imyaka 5. Niba 14 imyaka 14 uwo muntu waba utaramenywaho ingeso ze. Ni gute? Ese wagize ngo 14 isanga 30 bayi ngahe? Hari ikindi nibajije izo step ziri common zihuriweho n'amatorero n'amadini byose. Hari amadini, hari amatorero, hari amadini. Ni imiryango ishingiye ku myemerere niko bavuga. Hari imiryango ishingiye ku myemerere itabireba. Ariko itarinjiye ngo isome Bible, isome Bibiliya. No kuvuga bagendera ku marangamutima. Kwiyumvamo ko avuga ubutumwa. Kwiyumvamo ko atera haleluya abantu bakikiriza. Agahita yita pasiteri. Edayeri abantu ntibandebe nabi, izina ryawe nakazi kandi niryo ufite, akiyita bishop. Ukira ko yisubizanye kigendana n'icyo avuze. Mushumba ntago wemera icyo ushobora kujya gusenga akavuga Imana ikavuga ati mwana wanjye ragira intama zanjye, agasohoka ari apotre cyangwa agasohoka ako kanya se ako kanya akava mu bitare cyangwa mu mashyamba cyangwa mu mazi mu kidendezi ari apotre cyangwa mushumba runaka. Oya byemve apostle runaka. Harabona abonye yabaga n'iki yigisha ejo bundi ugahita wumva ngo ni bishop na apotre titre kuziha nyine bahitira bikorera. Kandi uzandwanya uwo nguwo uzarwanya titre yanjye utanga Imana yimpereye uwo nguwo azakoze mu mbonisho ry'Imana. Nguwo nyine ni waho ndavugaga. Nuvuga ngo ntago yize hamagara. Uwo muntu ntago mwemera. Ntago mwemera.
hanyuma ko iyo ari kubwira iyo ahuye n'aba baturage none se Imana imwimika mushumko ceceka mbanze nzamura ikibazo cyane ndimo mvuga ngo iyo ahuye n'aba baturage reka mbita abaturage kuko iby'ubukristo bwo ubukristo bwo buhita buza hanyuma ko ubona bamuvuga muri za karagiteri yenda akavuga ati uyu muntu ugasanga nyine yayobotswe reka nkoresha iryo jambo kandi ugasanga hari abari kuhahembukira ubihuza gute no kuba uvuga ngo kuba yiha iyo titre bidakurikije mu nzira nk'uko byagiye kandi hari abantu bari guhembuka ubihuza gute? Ndabihuza ntya nababwiye kuri Eliya yari umuntu ukora umurimo w'Imana yari afite impano z'Imana noneho mu gihugu harimo abandi bantu bitwa abahanuzi kandi abo bahanuzi barayobokwaga yego sibyo ariko muri uko kuyobokwa ababayobokaga barizeraga ariko babahanuzi babizi neza ubwabo babizi neza ko bari kubera para abahanuzi b'ibinyoma bari babizi neza bafite n'ibyo babashakaho bafite indamo bashaka kugira ngo bababoneho sibyo ariko Imana yo hejuru irebera hose cyarimwe yabanje kureka Eliya mara imyaka n'imyaka abo bahanuzi barakomeza barahanura ariko igihe kigeze Imana irambiwe yohereza Eliya yohereje Eliya nibwo n'umwami yamwemereye kugira ngo abo bantu bahaguruke baze basange Eliya ahantu yari yateguye no kuvuga ngo icyo gihe rero Eliya wenyine kuko ari wakoranaga n'Imana Imana imukoreramo imuha imbaraga zidasanzwe abo bahanuzi 150 bose baratikizwa kubera yuko bari barimo babesha abantu babesha abantu ku isi yose bavuga ngo nabahanuzi ariko mu byukora ataribo uyu munsi tuvugana uriya muntu uyobotse uriya muntu wigize kwa kundi we ku giti cye uriya muntu ku giti cye kubera ko uyu muntu wiyimitse avuga Imana avuga Yesu avuga Mwuka Wera noneho uwo ari kubibwira we yaremanywe kwizera yego uko kwizera kwe rero kumuhesha kwizera kw'ibyo wa muntu ari kumubwira ari ukuri ariko hagati y'uwo muntu uyu muntu wizeye azajya mu ijuru ariko wa wundi we yabaye nk'ikibiriti nukuvuga ngo ikibiriti cyitwa ikibiriti kuko kirimo imyambi ariko kimaze kuvamo imyambi kiba igikongote cyangwa ikintuza size ukuntu bakita mumbabarire ntabwo mvuze nabi nukuvuga ngo uyu muntu we ibyo asohora biri muri Matayo rega nukuvuga ngo abantu bugarira ubwami bw'Imana n'abashaka kubwinjiramo ntibabakundire nukuvuga ngo bagaragara nk'abera bikoreza abantu imitwaro ariko ubwabo ntibayikozeho n'intoki nicyo nari nishatse kuvuga nukuvuga ngo bari abantu uriya muntu ubwiriza ababwirije bo barakizwa ariko wa wundi arindiriye umuriro arindiriye Gehinomu ko bamwe babikora babizi nkuko tubibonye aho muri buri abo bahanuzi babikoraga babizi ko ari abahanuzi b'ibinyoma bagategereza ko Imana irambirwa kugira ngo Eliya akore hanyuma umuntu abantu banyotewe iby'ijambo ry'Imana cyangwa se wa muturage twarimo tuvuga muri iki gihe yitware gute uyu muntu kugira ngo bya bindi umwe uri kumwigisha atekereza atari guhita agaragaza abashe kubisimbuka umuturage abashe kubirenga uyu ntakiri umuturage ni umukristo umukristo uyu mukristo ikintu agomba gukora Bibiliya irambwira ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe nuvuga ngo wowe icyo ashinzwe no kureba imbere agakomeza nubwo uyu nguyu yamushukaga akamubeshya ibyo amubeshyamo uyu mukristo we yabyizereyemo nk'ubu ndaguha urugero umuntu akaba ngo ni umupasiteri ngo yoshyizemo ngo ntabwo aba ari we akavuga ngo kugira ngo ukire karandi ni ukuramo 1,100 sibyo noneho yamara kubimubwira wa wundi ari kubwira we yizeye amagambo yabwiwe noneho amubwiye ko agomba kumuha n'1,100 arabyizeye we yizeye ko ibyo 1,000 nabimuha yakarandira muvaho uriko kunyumva ibintu ni ibiri noneho we yamaze kubona amaze kuyabona akayamushyira ntabwo uri ya muntu wayamuhaye agomeza gutekereza kuri ya mafaranga ahubwo yizera ko
atumbira gukira we yizera ko akize akizera ko bishobotse kandi ikibazo cyari kimuriho cyarangiye we asigara no kwizera ariko umva ikintu gitangaje uko kwizera kukamukiza yes kuramukiza kuko yizera Imana ntabwo yizeye Satani cyangwa imyuka mibi yizeye Imana yamubwiye ko agiye gusenga agiye kukuraho ya mivumo agiye kubikoresha kugira ngo asenge kugira ngo akizwe bya bintu byari buriho bimuveho noneho wabundi yabibwiye we asigara yizeye kwizera nyine noneho kwa kwizera kwe kumuhesha kubana n'Imana kuko afite uburyo ari kubana n'Imana we nta kibazo afitanye na wa wundi wajyanye bya 100,000 ahubwo ikibazo gisigaranye wa wundi wajyanye 100,000 hagati ye n'Imana noneho bikazagera igihe ku munsi wa nyuma akazajya kwibona akabona wa wundi yatse 100,000 amuhagaze imbere Pastor nimba numvise neza uravuze ngo abantu bakomeze batanga ayo mafaranga bakomere ko kwizera oya nicyo gitumye byaje nukuvuga ngo ntabwo akwiriye kuyatanga kuko iki kiganiro nyine urakoze cyane nukuvuga ngo iki kiganiro gishatse kuvuga ngo ntabwo uyu muntu akwiriye gutanga ariya mafaranga ahubwo yakagomeje gukomeza kwizera uwo yizeye sibyo uwo yizeye akaba ari wo yizera ntiyizere uwo mupasiteri akakana umukumvi ntiyizere uwo mupasiteri ahubwo yizere uwo yabwiwe kwizera ari we Kristo nuvuga ngo akwiriye gukomeza gukunda Kristo kurushaho noneho icyo gihe wa wundi wamushukaga ntazongera kumushuka kuko yamaze gusobanukirwa ng'iki kiganiro nicyo kiba cyabirewe nukuvuga ngo nukugira ngo uyu muntu wakwaga ya mafaranga ntazongere kuyakwa kubera yuko amaze kumenya neza ko kiriya gisambo ntabwo mwita pasiteri niyo mpamvu nababwiye ngo kuvuga pasiteri ni igisambo ikintu kirya amafaranga y'abandi kitayakuriye yego bafite n'ibintu bitwaza byanditse muri Bibiliya ariko bakabigoreka nyine no kuzana ngo Isaka wawe ukunda zana igitambo Isaka kubyinjiramo neza turi kubyinjiramo ibyo turi kugenda twinjiramo none wewe ari kuvuga yuko arakwereka n'imirongo iri muri Bibiliya ngo ugende nkuko wabikomoje ngo hariya Yesu akiza abantu bakavuga tugende urebe umutambyi umuhe ituro umushimire yuko nyine ushime yuko ukize utaragera kure singuce mu ijambo ujya kumushimira ko wakize akakana mukumve neza ujya kumutambyi kubera ko wakize ya ndwara Yesu ni ugize ute ni ugukijije ntabwo ari umutambyi ugize ute ugukijije no ahantu muhumve neza akijijwe na Yesu hanyuma agiye gusanga nde umutambyi kuko Yesu ntarya amafaranga ntarya amaturo ahubwo rira turujyanye nirijya gukora umurimo w'Imana muri rwa rusengero nyine rurimo wa mutambyi uriko muri kunyumva erega abantu barabigoretse babigira ibyabo kandi atari ibyabo nukuvuga ngo uyu munsi iyo Yesu yakizaga uwo muntu yajyanaga ituro ku mutambyi umutambyi nawe ya maturo batuye yose agafasha abakene agafasha abababaye mu rusengero waza bakaguha icyayi mu rusengero waza bakakwakira kubera iki rya turo ryarabonetse se imirimo y'ubutambyi iracyariho imirimo y'ubutambyi iracyariho ni ikibazo cy'amatsiko winseka ahubwo ikintu gishimishije no kubimajije nukuvuga ngo umutambyi ni Kristo komeza tugende turi kumwe umutambyi ni Kristo nuvuga ngo twebwe niba turabashumba tuyoboye intama ariko umutambyi ni Kristo kuko impamvu Yesu yashatse kugumana ubutambyi bwe nuko yaramaze kubona abo yabihaye babyanduye nyine impamvu nkubajije icyo kibazo nuko Bibiliya ivuga yuko ari amaturo bajyaga guha umutambyi nari mise nkubaza ngo iyo mirimo y'ubutambyi iracyariho uyu munsi yakagombye kubiriho ariko ntiriho kubera ko babihinduye nabyo arantu navuze kare abantu barabicuritse uyu munsi urajya kubona ukabona umuntu afashe kamera mu rusengero sibyo amaze gufata kamera asengeye umuntu amaze kumusengera yikubise hasi sibyo ashobora kuba yikubise hasi banamuhaye amafaranga ku ruhande kugira ngo agaragaze ko bwo muri urwo rusengero hari ibitangaza bihari birashoboka ko ari n'igitangaza nta wamenya ariko biranashoboka ko ari n'igitangaza impamvu zitubeye kutazo nyinshi birashoboka ariko nta nubwo byakagombye kugaragara ntabwo ya kamera ifite nubwo bayikoze ariko bafite uburenganzira bwo kuyizimya bibaho cyane so buryo bibaho yuko bayizimya ariko bibaho nuko bakwereka yuko abantu ibitangaza bigikorwa none se ibyo bitangaza bikorwa kubera iki Yesu yabikoraga mu ibanga kandi akakubwira ngo ntukize icyago cyawe genda si bitangaza byose ariko ntiyabikoze mu ibanga aho yabikoreye ku mugaragaro ni he
numva ngo mu bukwe bw'ikana yaratuye. Ubukwe bw'ikana yarabikoze ariko ntabwo byavuze ngo ajye kubyamamaza. Nta nuwo yahaye kujya kubyamamaza. Sibyo? Yenda tuvuge ko nta kamera zari ziriho. Ariko ikintu nashaka kubabwira ntabwo ukure gusengera umurwayi ngo ubishyire ku mugaragaro. Ahubwo wa murwayi usengeye mwibanga we azatera intambwe. Sibyo? Aze kuri mikoro avuge gukomera kw'iki kw'Imana. N'umuhamagara kaza azavuga uburyo yari yarishwe n'abadayimoni, yari yarishwe n'ibibi byinshi, bari baramuzinze baramugize gute, ariko umupasiteri amusengeye sinamubwa kumuvuga, amusengeye arakira. Ndashimira Imana ko nakize. Icyo gihe ani nabwo abona uburyo bwo gutanga ryaturo ryishimwe kubera ko yageze ate yakize. Abubu rero kubera ko babihinduye barabicuritse, barakubwira ngo banza utange isaka n'ibindi ntazi, numara kubitanga nibwo uzajya wakira. Nukuvuga ngo bishatse kuvuga iki? Ntabwo uzakizwa n'Imana ikurimo, uzakizwa n'amafaranga utanze, kandi ayo mafaranga utanze ntahahuriye n'Imana. Imana iri muri wowe, wakagombye kuyizera ugakira kubera kuyizera. Hanyuma se Mushumba, wenda ngira ngira ku bantu badukurikiye ndadingo no tuvuye ivugira ku 107.1 FM. Hanyuma twe turi kurebera hamwe mu kiganiro mugira nawe turi kurebera hamwe by'umwihariko ku bintu biranga umushumba. Umuntu aba umushumba ko byagenze gute? Umushumba yatubwira ingero nyinshi zitandukanye aho ko umuntu agenda aca ibintu bitandukanye kugira ngo abe yaba umushumba. Ndabeshya Boniface, ndetse n'uburyo umushumba nyakuri akwiye kuba yitwara. Akwiye kuba yitwara. Hanyuma gatiza ku ngingo no ivuga ngo umushumba icyo agomba guha n'icyo agomba guha abakristo nabo n'iki bamugomba. Hanyuma n'iryari bikwiye gukorwa se, aho usanga wenda hari nk'abakambaturo ku murongo wa telefone, hari avuga ati nzanira ituri wanjye mu rugo, mukeke wanjye mu rugo, undati mubizane mu nzu y'Imana, undati cya 10 igihe pastor wagusengeye aho ujya hose hari inzu y'Imana hatangira cya 10, undati uzaze iwanjye aho twasengeye icyo cyifuzo abarutangiye icyo cya 10. Muri make reka tuye kuri point ivuga ngo nivuga ngo ituro runaka ritangirwa he, ninde urihabwa mu kihe gihe, nkuko ari kubivuga bati hari abaka amaturo mbere, hari abayaka nyuma, ibindi bikorwa nkano uryo nk'aka kanya ndamutse mvuze turi mu kiganiro rero nyabona muture nkatanga nomero yanjye none aha turi kuri radio bakorezaho ituro so umurimo w'Imana cyangwa nkajya mu isoko nkabwiriza mu isoko muri uru Rwanda nawe wabikorera nkaka kuri muri ngo ariko najyaga mbona abantu bashinga bavuga hari amaradiyo mu isoko, hari amaradiyo mu isoko, mbese radio mu isoko irahamagara ngo tura nyine nibyo mvuga, ariko uwo muntu abivuze nta wamutera ibuye kuko ni ijambo ry'Imana. Ari mu ijambo ry'Imana agasohoka akavuga ati mushyikiriye umurimo mutanga ituro irivuga butumwa mu magatike. Yego ibyo bintu byose uruhande rw'ibyo bintu byose muri make ndagira ngo ari naho habaye intandaro, ari naho habaye imwe mu ntandaro y'ifunga ry'insengero mu ijambo ry'Igihugu n'umukuru w'igihugu. Nkavuga ni ibi bintu nkamwe namwe ko turi kumera nk'umushumba, ibi bintu mubona ishusho yaryo ni iyihe? Turakubaza nabo duca ku ruhande. Urakoze cyane iki kintu kirandya. Nkaho uri muri aba bantu utubwire nawe uyakira gute akanya Boniface avuze ati ndafashijwe mushumba fata 5 ni ituro tuganjije neza fata 5 rwose wayacakira muri hezina. Urakoze cyane nk'ituro akacyaye nk'iki nabonye Eliya Seriya wari Gehazi yari yamushyiriye ntuza akajya kubyirukaho akiza Namani, wewe yarabyanze ariko abungubu bo babatonye. Komeza mushumba. So ibi ngibi mumbajije nibyo biba mu mutima wanjye kandi bimvuna cyane. Nukuvuga ubundi ituro rifite aho riturirwa, ni mu rusengero. Niyo mpamvu uzasanga mu rusengero barashyizeho agaseke k'ituro, agaseke k'icya 10 n'agaseke k'umutima ukunze. Agaseke k'umutima ukunze ishimwe okay niko nabonye araho mbibona agaseke k'umutima ukunze. Nukuvuga ngo ariko agaseke ni sawa ndumva karyoshye bone
wagashyira hano kakunda uzashyiraho agaseke k'umutima ukunda wagashyira hano kakunda ntabwo byakunda. ukinjira hariya apana kuri mikoro ukinjira uje kwaka serivisi shyiraho agaseke k'umutima ukunda uriya muntu se yatanga akamenya aratwarwa nande. So ni ukuvuga bariya bantu hari abantu biyoberanyije bagaragara nk'abantu bavuga Imana ariko ari byo binjiyemo babigira bizinesi ariko mu by'ukuri atari Bibiliya bari kugenderaho. Barayitwaje bagaragara nk'abavuga Imana ariko mu by'ukuri ntabwo ari Bibiliya bari kugenderaho, bafite ibindi bintu bari kugenderaho. Ni ukuvuga ngo ririya turo bari abantu baturisha ibintu bagatwara. Ni ukuvuga ngo atanze nimero do telefone, icyo ni cyambere mbanze nkivugeho. Iriya nimero atanze gutangaho amaturo nayo yirira n'igisambo. Ni igisambo kibaho ngo kibisha amaboko. Na leta nayisaba ngo leta ikurikirana icyo gisambo bagifate. Ariko mushumba none se nimba itorero ari irye yashinze itorero, ariko ashinga itorero ate arishinga ngo ribirye gute itorero ari ry'Imana? Erega hari ibintu tugomba gusobanura. Ni gute umbwira ngo itorero ni ryawe? Ese warishinze ute? Umuhamagaro wawe watumye habaho itorero, hanyuma uhabayeho itorero ushyiraho ubuyobozi. Buriya buyobozi murayoborana kubera iki wumva itorero ari ryawe? Ni ukuvuga ngo niba muyoborana ni itorero ryanyu ariko ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari iryawe ku giti cyawe. Hari abantu mujya mwumva bafite amatorero yitirira yitirira izina ry'uwo muntu warishinze, ariko biriya ntabwo byemewe, ntabwo aba ari byo. Ni ukuvuga ngo itorero ni iry'Imana, abayoboke barimo nari Imana. Nuvuga ngo Imana yagutumye niho handi wavugaga kare uvuga ngo mugende hose mubwiriza ubutumwa bwiza, sibyo? Kuvuga ngo mubwiriza ubutumwa bwiza ntago nta hantu na hamwe twigeze tubona Pawulo yigeze ashinga itorero rye. Okay. Nta na hamwe. Nta hantu twabonye Matayo yigeze ashinga itorero rye. Nta hantu twigeze tubona Mariko washinze itorero. Nta hantu namwe erega hera mu itangiriro ugeze mu byahishwe. Nta hantu na hamwe bigaragara ko iryo torero ari rya runaka. Nuvuga ngo itorero ni ry'Imana. Tucyumvikane. Yego. Hanyuma niba koko waragize iryo yerekwa ryo gushinga gufungura itorero, niyerekwa n'Imana ikurimo ariko ntabwo ari wowe. Wowe ni physical nukurema mu maso hawe. Ni wowe Boniface, ni wowe Bienvenue. Nukuvuga ngo ntabwo ari wowe ugiye gushinga itorero, nuko umwuka wera gutegetse kujya gukora. N'urugero. Ubu uyu munsi tuvugana se iyi radio turiho ni twebwe twayishinze? Oya, ntabwo yashinzwe n'imiryango. None nukuvuga ngo babishinga uyu munsi se bahora hano? Ntabwo bahora hano. Bahaza baje mu kiganiro, bahaza baje kugira ibyo bavuga basobanura. Ariko mu by'ukuri twebwe twicaye hano nk'abantu nyine bari gukora. Nakazi turi gukora. Aka nakazi turi gukorera nderero. Turi gukora akazi tugakorera kucyo aba bayobozi bashinze. Uranyumva neza? Nukuvuga ngo ntabwo twebwe dushobora gufata iyi radio ngo tuyiterure tuyijyane, ntibyakunda kuko ifite abayishinze. Ariko bo bayishinze ntabwo bari kuva nabera. Sindumva bavuga ngo ni musenyeri runaka washinze iyi radio. Nukuvuga ngo kandi arahari. Wumva ikintu gitangaje. Nukuvuga ngo we yamaze kwishiraho kugira ngo abantu baze babohokere kuri iyi radio, kandi abantu bagahinduka, ibintu bikagenda neza. Uyu muntu rero uvuze ngo ashinze itorero cyangwa idini ntabwo ari irye, ahubwo ni ya Kristo. Akwiriye kureka abantu bose bakaza bakisanzuraho. Ntago bamwatse icyubahiro cye, aka kantu bakumve cyane. Ntago bamwatse icyubahiro cye, ariko nanone niye kwitirirwa iryo zina. Iryo torero ntago ari irye. Hanyuma rero ararangije aravuze ngo kubera ko ari igihe watangije ntuzane visionnaire, aratangira aravuze ngo amafaranga yose azajya aboneka mu rusengero y'amaturo naye. Ndashaka kubwira ntabwo kiri itorero. Icyo nicyo bita business. Yashinze yubatse inzu yo gukoreramo business. Ntabwo amafaranga ara ya pasiteri, kandi mu by'ukuri nabisobanure aba amafaranga akiri mu ntoki z'abakristo, ariko yageze mu giseke riba ituro. Ituro niki? Ni iryo Kristo yategetse. Ntabwo muri ibi ngibi hashobora kuvamo business iri gospelic. Oya,
oya njye ntabwo mbihagararamo ni ukuvuga ngo ubundi amafaranga business iki ntabwo byashoboka ugashinga itorero nyamara wowe uri gutera imbere ariko n'abaryinjiyemo abayoboke nabo bakaguka mu buryo bw'umwuka bakwaguka gute se kandi ibyo ubaka ubitwara kandi navuze mu buryo bw'umwuka ubwo ndagendera ku cyo wigeze gushyiraho uvuga ngo wa muntu uri kubwiriza cyangwa uri kuvuga ijambo ry'Imana afite ibindi abizi neza ko ari kubeshya abantu ari kubabeshya nyine kuko wowe mu kubishinga ntabwo papa se yari yo guhindura abantu kuri Kristo cyane ahubwo yababonagamo amafaranga wowe ararishinze ni business atekereje iri kumuteza imbere ariko na ba bantu mu bijyanye n'ayanyota bafite yo kumva ijambo ry'Imana kandi bibaho ukumva nyine bari kugenda bahagukira bo nta kibazo bafite nkuko nabivuze kare uriya muntu turi niyo mpamvu nari mubaje ngo ntabwo bishobora gukora gwa business yabikora gutyo nyine we ibanga rye ararifite ku mutima we ariko umukristo turi aritura kubera ko ari Imana yamukoreye sibyo atanga ituro ry'ishimwe ko ari Imana yamukoreye atanga icya 10 kuko ari Imana yamukoreye ariko kandi byanditse muri Bibiliya ibi bintu birimo muri Bibiliya biravuze ngo ntabwo iri turo tuye ari irya pasteri ahubwo rituwe ari kugira ngo rikore umurimo w'Imana waguke ibyuma bya muzika amabati y'inzugi z'urusengero bakora amasuku bafasha abababaye bituwere n'ibiki bijyanye yego ntabwo mpakana ko umupasteri adakwiriye ibihembo ntabwo mbihakana ariko nabyo bisaba kugira ngo nibura ube wakoze ibihembo nande what ahabwa ibihembo nande ko tuzi Bibiliya ivuga ngo ingororano tuzazisanga ntabwo kino mbyita igihembo ntabwo ngita igihembo nuvuga ngo nubufasha bw'umupaseri kugira ngo abone amazi ariko nabwo atari ubikoze ahubwo bikozwe na komite yashizeho nuvuga ngo bakamugenera sibyo ariko mu byukuri nta nubwo ari ibihembo erega mu bintu by'Imana nta bihembo bibamo ibihembo biri mu ijuru nuvuga ngo uzahembwa kandi yavuze ngo tukiri mu isi nabwo tuzagenda tubona ibintu bitatu ndabizi ubukire icyubahiro n'ubugingo tukiri mu isi tuzabibona ariko tutanyaza abantu twakoreye twavunikiye hanyuma uze kunyemerera ntihaboneka umwanya utanga umurongo wa telefone abapasiteri baduhamagare cyangwa se n'abo bakristo batwumva baduhamagare nabo twumva ibitekerezo byabo n'umurongo wa telefone 0787868163 cyangwa 0788107100 wayisubiramo 0 cyangwa 0 hanyuma namwe muduhamagare mutubwire ese koko ibyo turi kugenda tugarukaho mwe murabyumva muti cya 10 cyangwa se aya maturo n'iryari yatangwa yahabwa nde hanyuma ayakoresha ate kaduhere kuri uyu nguyu twakirana nka batatu tukomeza allo komere cyane gabanya radio yawe ni mazima ka Kariste muraganaye mu karere ka Kabura wakurikiye ikiganiro ngero gabanya radio yawe aha wakurikiye ikiganiro yego nagikurikiye waduha igitekerezo cyawe pastor ndamushimiye rwose kubw'icyo kiganiro atugejejeho muri ibyo bintu rwose avuze muri no minsi bireze urabona ko abantu benshi bari kwitwaza indamu zabo ntabwo bari kugendera ku buryo bwo kugira ngo abantu bahindurirwe ababwirije ijambo bahindukire kuri Kristo haba hari ibyo waba warigeze uhura nabyo ni benshi ukasanga mu butayu abantu buzuyemo barimo babwira abantu ibyo kwitanga hano nkaho gasanga ese twibaza aya matoro bitangira mu butayu agera mu nzu y'Imana ukibaza mu buvumo abantu bagatanga ngo bafashe umuntu ngo ababwije ijambo ry'Imana ukareba ugasanga ibyo biko bitigeze bibaho ikindi gira ngo mbaze pasiteri yego ko hariho ingororano avuze ku ngororano yego ese bano bantu wenda nk'abavuga butumwa bahabwa nk'amafaranga cyangwa bahabwa nk'amafaranga ko babwirije ese burya ingororano
hariho uvuga ngo ubwo iyo hawe ifaranga ngo ubwo ingororano zawe ubuzicyushye biba birangiye. Yego. Ikiza wenda ngiye ngira ngo mbazi pasiteri mwivuga butumwa. Ngiye mbona ku giti cyanjye ngendeye nko kuri Bibiliya ukuntu ivuga, ntago nigeze mbona abakera batubanjirije aba Pawulo abo ngabo bagiye bavuga ubutumwa, nta hantu nigeze mbosoma ngo numve ngo bagiye bahabwa itiki. Ngo nsobanurirwe ese aba bavuga butumwa bari kuza ukumva umuntu wenda nk'umuyobozi ya amafaranga runaka gusa ngo nayitiki no gutegeka Imana. Ese ingororano zabo ni izihe? Murakoze mwese abaho umugisha. Urakoze. Yego. Boniface, ntekereza ko kivugaho mbere ko umushumba avuga, ntekereza yuko ni bimwe yarakomojeho gushimira umuntu, kereka hazamo ikibazo ari uko yagiye mu biciro akavuga kuza hanga murabanza mu mpaya bakajya guciririkanya, aho ngaho ntekereza ko ingororano aba yazihawe tayari. Ariko yaje arabwiriza, wowe aho yabwirije niba ari we wamutumiye n'iki wibwirije ukamuha ikintu runaka, ntekereza yuko ni uburyo bwo kumushimira. Ni kimwe nuko wagurira umuntu amazi yagusuye, ni kimwe nuko byagenda gute. Ntekereza yuko ingororano zo mu gihe yabwirije nta kindi ashyize imbere. Ngakira n'inguyu. Alo Karame. Alo. Yes, alo. Kumva? Mwaramutse neza. Mwaramutseho. Amahoro. Ninde urahagana he? Nitwa Ange ndi Ngororero. Yego. Wadukurikiye Ange? Nabakurikiye cyane kuva mutangira. Okay, duhera igitekerezo cyawe. Ariko ikibazo dufite muri iyi minsi, muri iki gihe abantu b'abahanuzi cyangwa se abantu b'abapasiteri, hari ubwo ujya nko gusenga ukaba wagiye wagerayo ugasanga pasiteri numvise yabikomojeho, ugasanga barimo kuvuga bati murabanza mutange ituro ry'ishimwe mbere y'uko umuntu agusengera cyangwa agire gute. Ugasanga nyine ni ikibazo. Ahubwo tuzabimenya dute ko abantu b'iki gihe bose basigaye bishakira indamu zabo, aho ugeze hose ugasanga ni gutyo. Kuko hari nk'umuntu washinze icyumba we, iki kiganiro mwashyizeho ni cyiza cyamfashije. Noneho ni ukuvuga ngo iyo ugiyeyo niba wenda unashimye Imana, tuvuge amafaranga 500 ni urugero, ari nk'umubyeyi wabyaye nk'umwana ahita akubwira ati umwana wamugura sexa. Tubure umwana wamugura amafaranga 500 ati Imana nayo murayigora mukayivuna, mugomba gukora imirimo mbere y'uko nyine kandi babyumvikana. Nyine abakirisitu bamuyoboka bo bahita babyumva. Noneho niba yari afite ibihumbi 10 yenda cyangwa se yari ari kwiyondora, agahita abimuhereza akavuga ati nyine ubwo kugira ngo ndebe yuko nakorera umugizi. Yego. Ibyo bintu mwabidusobanurira mute, mwabitubwiraho mute? Barakoze. Hanyuma telefone tube turetse. Tube turetse rwose. Turaza gufata ikindi cyiciro dusoza. Ikindi cyiciro babiri barahagije. Urakoze cyane. Ntabwo nigeze nseka, mwasetse ngenda sigara. Oya twatangaye. Mwatangaye. Buriya avuze ibintu ntabwo ari uko bisekeje, ariko nyine namanyangarimo nyine uko mwabibonye nyine ngenda buriya nari nashize n'ababa. Hari n'abandi bantu babivuga kandi reka nkomaze kuri iki kintu. Nk'ubu turi hano mushumba ukaba uri kubihakana. Ukuvuga ati rwose kirazira. Nyamara abakristo baye batakamba. Nkukaze Boni. Ushatse guhita uvuga yuko buriya pastor nawe ibyo ari kuvuga ndashaka kuvuga ngo hari abantu mu mvugo zabo zitandukanye n'ibikorwa. Yego. Sibyo? Akakwigisha ko icyaha cy'ubusambanyi ari kibi cyangwa ubujura. Nyamara muri yirwa yiba abakristo nkuko ari turi kubigarukaho. Ariko byibura yatanze izo nyigisho. Nge ntabwo mbibonamo ikibazo. Yatanze izo nyigisho. Akabwira abantu yuko ubujura ari icyaha, akabwira abantu ubusambanyi yuko ari icyaha, abuza abantu ibijyanye n'ibyaha bakangurira ibyo. We akabikora. Urwo ni urubanza rwe. Nta kibazo kiba kirimo. Ese mwakwihanganye nkabasobanurira. Okay. Karibu. Wambabarira ntabwo nshaka ko ari njye uyasoma. Fata Bibiliya. Tumuhinga ini niba usobanura Bibiliya. Nta kibazo. Yari yose. Usobanura sengeye kwigisha, ngiye yambwiye gusoma. Petero wa 2.
kanze ninjire muri Bibiliya yego Petero wa kabiri ibice bibiri umurongo wa mbere utugereze ku murongo yenda wa gatatu ndakubwira handi usoma. ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma bazazana rwiheranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka. Wakwitonze papa, wasomye neza ukahasoma neza ko okay reka nanjye mpuze ndyumve neza tuza subiramo. ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano ariko iteka baciriweho uhereye kera ntizatinda no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Soma ku murongo wa 10. Nemburetse tuzuzwa urukuta mu cicu ku murongo wa buretse gusoma we ku murongo wa 10. umurongo wa 10 ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa n'abantu bahangara ntacyo batinya ni ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. 11 nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi ntibahangara kurega abo banyacyubahiro ku mwami Imana babatuka. 14 nayamanitse amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha bashukashuka ab'imitima idakomeye bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi nabo kuvumwa. 15 baretse inzira igororotse barayoba bakurikiza inzira ya Baramu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa ariko ahanwa ubugome bwe ubw'indogo bitavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Mbabarira usome no 17. abo ni amasoko akamye kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga barinde umwijima w'icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Nibyo bite mutima uri gukubita volume yariyo mutima uri gukubita. aha jewe ngendera ku ijambo Boniface maguri kubyumva cyangwa nasomaga ntabwo wabyumvise. ese amagambo yabaga muri Bibiliya cyane ayo muvumbuye ntabwo ari ayanditse ayanditswe n'umwuka wera. ni ukuvuga ngo aya ngaya arakwereka aba bantu bamwe twavugagaho kare bose uko twabavugaga bari muri aya magambo. hanyuma abahamagaye bose aya magambo arakomeye turajya tugenda ido nido. abahamagaye bose bifuzaga kumenya ngo babigenze gute bitware gute. yego niyo mpamvu nazanye amagambo umwuka wera ntegetse kugira ngo aya magambo nyazane. ni ukuvuga aba bantu bajya mu byumba bajya mu butayu Imana ishimwe byavuyeho. ubwo hari ababikora rwihishwa nyine abo bakora rwihishwa bazafatwa uko byagenda kose bazaba ntacyo bivuge nubwo byavuye ariko bivuge ariko reka mbivuge. aba bagenda mu byumba bagenda mu butayu mu myobo no mu mazi bakakubwira ngo tanga aya mafaranga
nyine bajyanye n'aya magambo avuga ngo bashukashuka bari mu ihunga. Ni ukuvuga ngo bababwira amagambo y'amahimbano yamanjwe bashaka kubakuruza amagambo mbese y'iterabwoba. Ni ukuvuga ngo barakubwiye, ni wa wundi wa mukobwa wavuze atese sinzi niba ari umudamu, avuga ati wowe ugize amahirwe urabyaye, ushimiye Imana yuko wabyaye, utanze amafaranga 500 yatanzeho kugira ngo bishime, ati urareba umwana ungana utya n'amezi 9 wamutwise ukaba umutangiye amafaranga 500, ubu nuruhije Imana. Nese arusha Imana ate kandi Imana yaramuhaye kubyara? Nuvuga ngo Imana yamuhaye kubyara. Bibiliya irambwira ngo iki? Irambwira ngo guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga. Uriya muntu yarahize ko azatanga 500, none wowe uri gushaka kumuvana mwandi yiki kandi yarahize 500. Nuvuga ngo icyo yahize ni cyahiguye, ahiguye icyo yahigiye imbere y'Imana kandi agihiguye kubera ko yabonye umwana. Nuvuga ngo ntago wakagombye kumwaka ikindi kintu, kuko icyo kintu ugiye kumwaka uri gisambo. Na ntabwo utunga urutoki wa muntu, ntago ari bienvenue ntunze urutoki, ni wa muntu ndi kubwira. Iki ni gisambo kibisha amaboko, ahubwo wakima ngo nkwereke. Nuvuga ngo aba bantu baradutse bari kugenda hirya no hino babesha abantu, ukabona umuntu yambaye ikote rigura 300, ntagira akazi, nta kintu na kimwe akora, yambaye inkweto y'80,100, nta kintu na kimwe akora, mbese muri make ni umuntu wigize ibara. Nukuvuga ngo uyu muntu aribisha abantu. Ariko ndashaka kubabwira icya kintu nababwiraga, nuvuga ngo ikigaragara babashukisha amagambo y'amahimbano, ariko si cyo Bibiliya ivuga. Abangaba baravuze ngo baraboze, ni imyuka iyobya, n'abantu badafite ukuri, nta kuri bafite mu mutima wabo. Nukuvuga ngo bafite ikintu cyo gushukashuka abantu, cyane cyane kandi bashukashuka abagifite kagakiza koroheje, batarinjira mu indani. Ko ntabwo ushobora gushuka pasiteri ngo umushuke bishoboke, ntabwo washuka umudiyakoni ngo bishoboke, ntabwo washuka bitewe n'ibintu yakoresheje, rangaje yakoresheje y'uburyo yayigishije. Nawe mudiyakoni ashobora kuyoba, birashoboka ko yayoba, ariko si bose. Nukuvuga ngo uko byagenda kose aba bantu babereho kugira ngo bice ivuga butumwa. Ni nacyo cyatumye ivuga butumwa ryapfuye. Erega ryarapfuye mbwira abantu bose. Rivuga butumwa ryarapfuye. Hari umuntu nigeze numva hano kuri radio arabwiriza, aravuga ngo akaga kose dufite, anyumve nawe byumve ko namuhamagaye ku ruhande nari mubwira, ndamubwira ntibyo ukoze ntago ari byo, ntago nari kumuhamagara kuri radio, ndamwubaha. Ariko yarabwirije ngo akaga turi guhura nako kose, ngibi byago turi guhura nabyo, ngo ni witwa nuze Yuda ngo wishe wagurishije Yesu, kandi ntago ari byo. Nuvuga ngo Yuda yatoranijwe mu bantu 12, no, yatoranijwe mu bantu 70, atoranywa muri 70 havamo 12 batoranywamo na Yesu, atoranyamo na Yuda. Icyatumye Yuda atoranywa kwari kugira ngo isezerano ryavuye mu ijuru risohore. Nyine hari ni byenda gusetsa, hari n'abavuga yuko Yuda ahubwo ari umuntu mwiza kuko yasohoje ibyo Imana uko niko kuri, kandi nanjye ndabishyikiye. Nuvuga ngo Yuda yadatoranywa Petero ntiyari kubishobora, Yohana ntiyari kubishobora, ariko Yuda kuko Yesu yareberaga hose icyarimwe, yabonye ko Yuda ari uzakora cya kintu, kandi agikora mu isezerano ryuko Yesu yavuye mu ijuru kuza gucungura abantu bari mu isi. Nuvuga ngo ntabwo byari kuba rero mu ibanga ngo baze gufata Yesu kandi bitabaye ngombwa. Nuvuga ngo kugira ngo isaha yarigeze. None se ntabwo uzi Yesu ko hari ahantu yajyaga kubwiriza ubutumwa bwiza bagategura amabuye yo kumutera, kubera ko yakijije abantu bakuriraho indamu, kubera ko yakije babandi baraguraga n'ibyo byose, noneho bagaje kumutera amabuye, bakaza bayitwaje mu mifuka yabo. Bahagera bazi ngo bagiye kumutera, bazaje kubona akabona Yesu yicaye mu bwato, bakibaza se Yesu yaciye, bese bikabayobera, baravuga ati uyu mugabo banza ari daimoni. Niho bagiye bakura ya magambo yose usoma muri Bibiliya. Nukuvuga igihe cye cyari kitaragera, ariko igihe kigeze Yuda yashize mu bikorwa ibyo agomba gukora. Ibyo yenda twazagenda tubivugaho ikindi gihe. Ariko ndashaka kukubwira ngo aba bantu baragenda babesha abantu, bababeshesha amagambo y'amanjwe, babibwira abantu boroheje, abantu batarakomera mu gakiza. Abo ngabo bakagenda bababesha, bakababwira ngo nudatanga yanga urapfa. Ndashaka kubatangariza babandi basabye babivuze, ntabwo Imana yica, ahubwo Imana ibeshaho. Noneho muri Ezekiel ho harabivuga, ntabwo Imana yishimira ko umuntu apfa apfiriye mu byaha bye. Iki kintu mujye mukimenya. Imana ubundi hakagumye, muzi ko umuntu yamaraga imyaka 900. Yego, murabizi. None kuki umuntu asigaye amara imyaka 30 bagatangira kumubarira urupfu? Mwari muzi ko umuntu yagiraga metero 7? None uyu munsi akaba afite metero 180.
nukuvuga ngo ibi byose byagiye biberaho ibyaha twakoze kuko itangiriro 6 harabivuga yego havuga uburyo Imana yababajwe n'ukuntu yaremye abantu biteraga inda mu mutima nabo bantu rero yavugaga Imana nabo ngabo bari kugenda biba abantu buri gihe nababwiraga ngo igituma nakunda kuvuga ko ndi pasiteri nivuga ni iki ngiki cyabaje kutwanduza nge narahiye maze imyaka 43 muri aka gakiza ntabwo nje kubyirata nta muntu numwe ndaka n'igiceri cya 5 nta muntu numwe kandi nta nibyo nzigera nkora mu buzima bwawe batwumva bazahamagara nyine batubwire gahunda twavugaga mu bwituro cyangwa kujya mbere ku musengera ibintu icyo ari cyo cyose reka nanababwira ikindi gitangaje abakristo uko byagenda kose abakristo bacu bari kutwumva kwari no kukumva abakristo bawe bari kutwumva pe kuko tuba twabitangaje ndashaka kubabwiza ukuri kugeza uyu munsi mu buzima bwanjye muri iyo myaka 43 maze muri aka gakiza sindabwiriza ku cya 10 kubera iki kubera ko ubundi ikintu ngomba gushingwa no kubwiriza wewe Boniface ugakizwa yego iyo umaze gukizwa winjira muri Bibiliya iyo winjiye muri Bibiliya usanga mu ijambo rigutegeka iryo jambo rigutegeka rirakubwira ngo tanga icya 10 ukuranyuva kandi ukagitanga wakijijwe urabanza ukizwe hanyuma numara gukizwa ujye watekereza imirimo y'Imana ni yihe icyo nkuriye gukora ni ikihe kugira ngo ngere ku cyo ngomba gukora iki Imana inyishimiraho ni ikihe nzatanga ituro nzatanga icya 10 nzashimira Imana kubyo nahinze bikera nzashimira Imana kubyo nacuruje nkunguka nzajya kwishimira kuko impaye umwuka wo kujya kubikora impaye intege iyo mba ndi mu bitaro simba ndi gukora ariko kubera ko yampaye umwuka ngiye gukora reka nzajye gushimira Imana niyo mpamvu afata ituro akaza mu rusengero agatura uranyumva neza nge nta urimpa mu ntoki nta nuzigera arimpa harakantu mwavuze ndashaka kubabwira uriya muntu ubundi muri iyo myaka maze ngenda igihugu cyose barampamagara hirya no hino umuntu yarwaye umuntu yasaze umuntu yageze ati n'ibyo byose mumbare nkoresheje ijambo ryavuyeho mu Rwanda ndagenda kubera ko mfite tike aha mubanze mu nyumve ntabwo Imana ishobora kuntuma ku Gisenyi nafite tike ntabwo biho iyo Mana ntabwo nayisenga nukuri ko Imana ibyo mvuga nukuri ntabwo nshobora kuva hano ngo njye ku Gisenyi ntabwo Imana ishobora kumanuka mu buriri wanjye ngo imbwire ngo genda ku Gisenyi hari umurwayi cyangwa hari ibintu bahatabye bya kubitaburura iziko nta n'igiceri mfite ubwo se nzagenda niki nta hantu muri iyo myaka nta hantu urajya ngo baguhe ayo mafaranga cyangwa izo mpano birashoboka ntabwo ari icyaha jewe ndagenda nk'umuntu ugiye gukora umurimo sibyo ningerayo ndabwiriza ubutumwa bwiza hanyuma ntaburore bya bintu cyangwa se wa murwayi akiri namara gukira ababirebye baratinya bavuge bati uyu muntu twari twaravuje byaranze arakize baramperekeza sibyo yenda bafite nimero yanjye kuko barabizi ko ari n'uyama mu ntoki nkayanga ntabwo nshobora kuyatora kuko icyo gihe mba nkoze icyo bita ubucuruzi ya business twavugaga ntabwo ushobora kuyama ngo nyatore ibi mbabwira n'ukuri kandi njye mpagaze ku maguru yanjye yombi abantu batwumva mu gihugu cyose babyumva uko nteye nuko nguko kandi ukuri niko kuzatubatura iyo bayohereje kuri momo n'ubwo bashobora kohereza kuri momo kubera ko yatekereje iki yavuze umukozi w'Imana yavunaguritse umukozi w'Imana yagize ati n'iki byose ni nkuko yagenda mu isoko akagura inyama sibyo agateka ifiriti nkunda ifiriti n'inyama niyo mpamvu ari byo mpereyeho mumbore noneho akanyakira ariko bitanavuze ko hari naho nshobora kugira sindye kubera yuko umwuka wera amata kutarya yes kuko ejo bundi wazasanga ubundi tugomba kwiyubaha umupasira agomba kwiyubaha uzi ko umukristo ashobora kugushukashukisha akagutekera inkoko agagutekera inyama hanyuma wazagenda ukazabyumva muri quartier ndetse no kuri radio hari umuntu uvuga ati burya iyo utamuhaye ngo arya hage nta guhanura biragora ngaho rero none se ubundi yageze aha iyo umugaburiye akarya gahaga arahanura yarasanzwe atarya se yarasanzwe atarya oya ariko ugomba kubikora kugira ngo ubundi uyu munsi tuvugana reka nanabibwira abantu babyumve ntabwo umupasiteri wowe umurayiki n'umukristo muri rusange ntabwo bakajyanye muri resitora ngo bijye gusangira ipura y'ibiryo pasiteri kubera iki no nukwiyaka icyubahiro cyawe icyubahiro Imana yaguhaye nukwicisha bugufi urugero nukwicisha bugufi kujya muri resitora oya nanjye haraho boni haraho nagiye rwose arabivuga arabyatura bati mumpe ninjye inyama nyinshi mbona uko mpanura uwo nyine ni igisabo ikigenda kirya abantu kigenda kiba vuta yanjye arakora uwo amavuta ni ikize ubwo urashaka kunjyana muri Yakobo handitse ngo urarwaye tumira abakuru w'itorero bagusengera bagusiza amavuta kandi isengesho ryo kwizereza kiza umurwayi
umwami amuhagurutse n'aba yarakoze n'ibyaha zabibabariwe. Ntago ari amavuta yangaya ya Elayo, ntago ari amavuta yangaya y'igikotoro, ni amavuta Imana yashyize mu biganza byacu. Kuranyumva neza? Ngubu ntabwo tuje kwivugaho, ababikoresha ntago mbagaye bafite uko babikoresha, abakoresha amazi, abakoresha amavuta, abagira gute n'ibyo byose. Ndashaka kubabwira ngo bari abantu bizera amazi kurusha kwizera amavuta Imana yabashyizeho. Nukuvuga ngo aba bantu bizera amazi cyangwa amavuta, ariko ntibizera umwami ko ashobora byose. Ubundi reka nanababwire, aya mavuta mwumva bagenda bamena ku bantu ntago ariko byanditse muri Bibiliya. Muri Bibiliya handitse ko aya mavuta asukwa ku mutambyi, amavuta asigwa umuntu ugiye kwimikwa. Ntabwo ariya n'ibishuko, ni akantu babonye ko kugira ngo babone uko binjira barya abantu. Ni bashaka bantegere mu nzira ngende nta kibazo. Kurengana Saduraka Mishaka na Abednego babizi. Nukuvuga ngo na kantu bashizeho ko kugira ngo babone uburyo bakurura abantu. Ariko mu byukuri amavuta twahawe igihe twimikwaga Imana ikadutoranya, nukuvuga ngo ayo mavuta turambika ibiganza ku murwayi agakira, twirukana abadayimoni bagasha mu izina rya Yesu. Ntabwo ari ukuzana nonese muzumva ubuhamya nabivuze, hari igihe muzamfasha dushyireho umwanya wo gushima, muzabifashe ndabibasabye, muzabifashe dushyiraho umwanya wo gushima abantu bagiye bankurikirana mu biganiro byose. Twasengeye barwaye bagakira, bazatanga ubuhamya bavuga bati jewe ndashimira Imana ko mwasengeye ngakira. Icyo gihe bizaba bigaragaza ko nta muntu nanenyeho amavuta, ntawe nashizeho amazi, ugenda ujye guterekera, ujye mu ntuza ufata amazi ngo yajyanye mu cyumba ngo ugiye kwirukana abadayimoni umene biriya utaniye he n'umupagane no ku mabapfumu ibyo baguha kujya kuzengurutsa. None se abo ngabo bashimye Imana ukabaka ituro abakosheje? Naba nkosheje gute se? Ituro ni ukuvuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Bibaye ibyo ngibyo naba narabaye umukire ku buryo buteye ubwoba. Niba mfite nka miliyoni 3 nikoreye ku mutwe nsengera, ubwo urumva naba ntarakize burundu. Ubu nta wakwa kumukeka, ntibishoboka. Umuntu wakumukeka uwaka nkandi. Urusengero rwawe ufite abakirisi 100, ufite abaterankunga n'urugero. Nukuvuga ngo ibintu byose bikorwa, ya maturo batura niyagura umukeka, ya maturo batura niyagura intebe, kugira ngo abantu bazabone icyo bicaraho baruhuke bashima Imana, babona ahantu baza gushimira. Uriya muntu wakumukeka ni gisambo. Bonifa numiwe. Ongera twibutse imirongo bahamagara aho twakiri abandi bari babiri. 0788 768 na 0728 ariko tubwira abaduteze yombi yuko twarimo tuganira ku bijyanye na n'ibikwiye kuba biranga umushumba ndetse n'uburyo abakristo bakwiye kwitwara ku bijyanye n'iyo myitwarire iranga umushumba cyangwa se abakozi b'Imana muri rusange. Ngahe ngo kwanyura mu bindi twakiri ibitekerezo bibiri cyangwa bitatu ku murongo wa telefone. Niyo umbrella, niyo mutaka bitwikiriye yamaze kwinjira. Hello. Mwirwe neza. Yego nisiza bingora mutima. Wahageze. Yego ninde uragana he? Ni Zizine mu Ngororero. Yego Zizine. Aragiye. Urakoze cyane mu Ngororero kwa muri kudukurikirana byiza cyane, katwashake undi muntu umwe waburi hafi, hanyuma turakira ibibazo bibiri gusa cyangwa bitatu ubundi dukomeze ngaye nguko. Hello. Hello. Yes, hello. Ni Anje Ngororero Karoti. Yego Anje. Ndi kwibaza ikintu twakora muri iyi minsi, kuko abantu bose basigaye basa kandi ntawe uvuga, nawaza ari kukubwira ibya Satani cyangwa iby'imyuka mibi, bose baza bavuga izina ry'Imana. Twakwitwara dute? Tuzabamenya dute? Tuzagenda dute? Twakora iki muri iyi minsi kugira ngo tugana agakiza k'Imana kandi kuko bimenyekane yuko dusenga Imana? Mwambabarira ntibariza Anje. Okay, boss. Anje. Karame. Amagambo twasomye wayumvise? Nayumvise. Cyenda twasomye twihuta, uze kuyasoma witonze. Nuvuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Uzaza gusanga mu rugo akakwaka ituro ntuzarimuhe. Uza gusanga mu cyumba akakwaka ituro ku ngufu ntuzarimuhe. Uzaza mu butayu akakwaka ituro ntuzarimuhe. Uza gutelefona agushaka ituro ntuzarimuhe. Cyamwihorere. Uzamwihorere. Niryara azaritanga rero. Azaritanga ageze mu rusengero. Azabona iby'Imana yamukoreye. Niba tutamara amayinite ya Anje.
azaba hari ibyo Imana yamukoreye hanyuma nibimara kubimukorera icyumweru nikigera azajya mu rusengero ajye gutura ibyaturo ntabwo ari ngombwa ku cyumweru abibwirijwe n'iki abibwirijwe n'Imana umwuka wera amubwiye yacuruje ibihumbi 100 yunguka ibindi bihumbi 100 arakuramo icya 10 akijyane mu rusengero agiture agitangire Imana kubera ko Imana yamuhaye kunguka batabanje kumubwira ngo telefone ntabwo azagitanga mu ntoki agihereza pasiteri niba hari umupasiteri yagihaga amenye ko amaturo ye adafite umumaro isanura yubitse ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe yunguka ayatangira ubusa nta n'inyungu irimo anje we bani bawe umugisha rwose urakoze cyane urasobanukiwe se anje yego urakoze cyane n'ibindi utega amatwi yenda n'ibindi okay nari mvuze ngo abakozi b'Imana umushumba asubiramo mbona iyo terima haratayemeye twajya tubita gute urumva bagendera muri uwo mutaka nkuko twabivuze n'abajura katwome no yaro ngiro nese ninde muragana wererehe muri kuganiraho ndabashimiye yego abo pasiteri baka amaturo mu ntoki ngo mwakoze babitangaza ndatekereza ko ibyo atari byo Imana izanabaha bazarimbuka urakoze cyane abajura barateye mu buntu bw'Imana ibintu by'Imana babihinduye business dusoreze kuri uyu allo mwiriwe neza mwiriwe ko numva urimo neza ra mavuta ninde urahagana he nitwa Mukantwari Celestin Gikondo yego ubwo ngeze tubaterana ngiye kumva ngo tugurire umushumba inkoko ngo niko Imana ivuze umushumba ngo bitanu ngo tugurire inkoko umushumba ariko nibyo niko Imana ivuze kandi niba byari byo ubwo ndongera njyana ahantu hari n'ahandi nasengeye iyo nkoko yaraguzwe se tanga nyine ngo kugurira umushumba inkoko ngo niko Imana ivuze ngera sengera ahandi haza umuhanuzi arahanura akajya kugeraho ngo Imana ikore ibi akagureza ngo kubera ibyo bintu igiye gukora biguciye amande ubwo mvirope ukayijyana ukazazanamo amafaranga icyo bintu rero byaratuyobeye kuri ngiceho bifitemo uburambe bwo kubisobanura mukatuyobora ndumva bitoroshye urakoze cyane murakoze namwe yego urumva nahoze ntekereza yuko yenda ibyo bintu bitari mu mujyi wa Kigali biba ahantu nyine ariko no mu mujyi wa Kigali numvise ko ariko se bone ni gute mubihakana mu gihe mbere mu gihe mbere nyine gufata nkaho ari kosa mu gihe mbere wabaga wejeje ikintu runaka igitoki ukakizanira umukozi w'Imana ukakizana umutambyi erega ibyo umushumba yabisobanuriye inkoko nibuzaniye kuko umushumba akavovore umva reka nkubwire Bienvenue ibyo umushumba yavuze yanabisobanuye neza cyane ntabwo ari kurwanya ibyo by'amaturo ntabwo ari kurwanya ko waha umushumba inkoko ariko wowe mushumba ubyatuye ukabwira umuntu ngo banzuzane ngo bimeze gutya ngo Imana ngo iguciye amande ibyo bintu nibyo yarwanyije nibyo niho yavuze ati abakora ibyo nibisambo nge wana bamba urumva wowe Bienvenue bitewe n'amafaranga winjiza nta muntu uguhase n'umutima wawe ubyiyumvishijemo ukagenda ugatanga amafaranga runaka nta muntu urwanyije icyo kintu wabikoze we n'umutima nama wawe za nyigisho zagucengeye bakwigishije gukora neza kugira gute ibyo bikabanza bikakwinjira ibyo bintu rero mu gihe ubikoze nta rubanza ruriho n'abatwumva
ntibabifate nabi. Umushumba ntigeze arwanya ibyo gutanga amaturo, ibyo gutanga ibyo bya 10, ahubwo yarwanyije ba bantu babyatura bakajya kubeshya abakristo ngo Imana ivuze ibi ngibi kandi itabivuze. Yarwanyije ba bantu bavuga ngo tanga iki ngiki Imana igukorera iki. Ibyo bintu nibyo yarwanyije. Yavuze ngo wowe Imana niba yagukoreye iki kintu, gushima Imana ko yagukoreye iki kintu wanakibonye, nta kibazo kibirimo. Niba ntakubeshye mushumba, uko niko kuri. Nagira icyongeraho, icyo nongeraho ni ukubwira abantu ko ngewe ntigeze ndwanya ituro nk'uko yarabivuze, ahubwo abagenda biyoberanya bayobya abantu bababwira ngo anko tekeza, kuko tujye dutekereza reba Imana ivuze ngo ugiye kuguca amande, ngo nguciye amande, kuko Imana iguca amande ngo yagiye aneheye, ngo wabyaye umwana utanze 1000, ngo umwana ntagurwa 1000, kandi utagiye kushora umwana. Ari umuntu twandikiye ubutumwa, yego, ati twebwe bari kuduhamagara kandi insengero zarafunze ngo dutange ibya 10 n'amaturo tudaterana bayajyaneza. Akantu kumva gute? Icyakora niba bafite kode y'itorero cya 10 ya gitanga, nubwo zifunze ntago zavuye, ari kubahamagara ati nyabona ukwezi kwarashize. Abantu b'Imana ndetse n'abantu beza bakoze b'Imana, oya n'abakozi b'Imana nyine, urumva n'abana b'Imana. Reka mpamagare abanyetorero banjye, Bonifa nawe uraguhamagara, nawe uraguhamagara. Nubwo yampamagara nabigira ibanga, ushobora bataragukuye batagukunda, ntabwo bakunda cyane. Akuruma ari kubahamagara ati nyabona ukwezi kwashize mwibuke mutange cya 10 n'amaturo, mwibuke mu byohereze, kandi insengero rwarafunze. Ariko sibyo, aho nta nikosa ririmo. Tuvuge insengero zafunzwe kubera reka guseka, insengero zafunzwe kubera ibintu bigiye bitandukanye. Niba baramfungiye kubera ko nta sound proof mfite cyangwa se nta parking mfite, nkaba ndi guhamagara abakristo banjye, hari ikizere ko rugiye gufungurwa atari ziriya zafunzwe burundu, kubera iki ntabahamagara? Ariko ari cyo tugira, kuki ubahamagara ukeneye icyo kintu runaka, kuki utabahamagara babaza ubuzima babayemo n'umibi uko bameze, niba ari n'urwaye musuri. Oya, wasanga yenda impamvu bakubwiye ibyo ari uko twaganiriye kuri ibyo by'amaturo, iby'ubuzima, niba abashumba babahamagara tutabibabajije, nabyo yenda umunsi twabivuze bazabi ntabwo nari mivuze. Tuvuga ngo itorero rifite umurongo rigenderaho, bashobora kuba bafite kode y'itorero batangira nk'uko leta yabisabye, kugira ngo abantu bajye baturira kuri kode, kugira ngo twe kujya dukora ku mafaranga kenshi, sibyo? Ayo mafaranga niba koko byari bizwi, niba umuntu yatangaga icya 10 ku kwezi n'urugero arakora arahembwa, yakagombye kugitanga akaginyuza kuri ya kode y'itorero, ariko apana kukinyuza hehe? Kwa pasiteri. Yego, ntago byemewe. Yego, niko muri kunyumva akana mukumve neza cyane. Nuvuga ngo niba insengero zarafunzwe no kugira ngo zuzuze ibisabwa ntago zarimbuwe, ntago zavuyeho. Nuvuga ngo rero uwa mukristo yakagombye gukomeza gukora imirimo nk'iyo yakoraga, yego, ariko akayikora neza mu buryo bwa gikristo. Muri kunyumva? Icyo ngicyo ni ikintu kiza cyane. Yenda niba banamuhamagara bakamuhamagara, ariko ntacyo bitwaye niba binyuza kuko kwa kundi byakorwaga mu rusengero. Yego, ariko ntago bivuze ko hatariho n'insengero zabikoraga gutyo. Ugasanga pastor ni ufite igiseke cy'icya 10 bari kuzana yagifashe cyangwa umugore we. Ibyo ngibyo ntago ari byo. N'urwo rusengero ngiye ndi umuyobozi muri Rwanda na rufunga. Ntago umuyobozi, ntago umupasiteri uyoboye itorero cyangwa akwire guhura n'amafaranga. Amafaranga afite ahananyura. Ayo matura afite ahananyura, kandi afite icyo agomba gukora. Ntago ari ay'umuntu umwe, n'ay'isi yose. Baramwumva baza gufasha abantu mu Rwanda, donc nka compassion. Ni ibintu ni kwa kundi bagenda umuntu w'umukira akaza gaterera mu gaseke hano, hari ahantu bahaba harateganyijwe bashiraho utwo tusanduka, ugasanga umuntu arakize avuye muri restaurant yarasaguye $1 agahita riterera muri ka gasanduka kugira ngo yifashirize umuntu wo kwisi atazi. Ibyo ni ibintu bigaragara. Nuvuga ngo uko byagenda kose ari amafaranga atangwa mu rusengero ntabwo ari ay'umuntu umwe. Bibiliya bivuga ngo umukozi akwiriye guhembwa, kandi umushumba atungwa n'izaragiye. Ayo ni amagambo akomeye, ariko dukwiriye kutagenderaho ukundi kuntu ngo tuyatware uko atanditse. Biravuze ngo umushumba ntagashobora kuzakomeza gukora umurimo w'Imana, asengera abarwayi, afashe abababaye, agire gute adafite ikintu. Ntabwo aziba, pasire ntaziba. Niyo mpamvu abantu benshi cyane banyuze muri ubwo buryo bwo kujya kwiba, bakabikoresha mu buryo mu mayeri bya amatelefone, imikeka, intebe, ibikiniki byose. Ibyo ngibyo ni ubusambo, ni ukurya cyane inda barayirangaje, ariko bazabona ishyano. Hano hari ahantu nari gusoma ngo no gupfa bazapfa. Niko nari nsomye muri Bibiliya mu Baroma igice cya mbere ngira ngo no gupfa bazapfa.
kuko ntibajya batinya n'ibyihebe n'ibiki byose no gupfa bazapfa niko Bibiliya ivuga. Rero dukwiye kumenya abakristo babyumva, abantu bagiye gukizwa bari kubyumva, abantu basanzwe badakijwe bari kubyumva, bamenye ko umuntu uzaza ukwaka amafaranga uwo ni igisambo kije kukwiba. Uza kubwira ngo tanga 100,000 tanga 50,000 ni igisambo kiri kukwiba. Yamwime Imana ikoze ku buzima bwawe. Ngubu ntabwo ukwiye gutanga igitambo Imana igutegetse ndakwikubwiye kitarasohora. Ni kibanze gisohore. Sara baje gutamba Isaka bigenze gute? Yego. Suko yari yavutse. Nuvuga ngo avutse baje kutamba igitambo kubera ko yavutse. Ntabwo Imana yakira amaturo mbere yuko icyo kintu. Kandi nabwo si itegeko. Nta nubwo ari itegeko. Bibiliya irabitubwira mu Isezerano Rishya. Ni wowe natanga agambe abikuye ku mutima. Ni wowe ugenera abanyetorero bawe icyo batanga. Oya, kandi utazi ubushobozi bwabo. Abanyetorero ni wowe ugena icyo batanga kuko Umwuka Wera bategetse kugitanga. Kuko bazi n'ubushobozi bwabo. Nk'ubu n'urugero. Mushobora kuba muri kubaka urusengero wajya kurabukwa ukabona umuntu ufite imodoka ufite duku ufite amafaranga atanze 5,000 ariko wa wundi wo hasi kubera ko yuzuye umwuka yumva ashaka ko inzu y'Imana yubaho agatanga miliyoni ukabona miliyoni arayizanye. Yego. Uwo nguwo ni ibintu yigambiriye mu mutima we ntabwo abihaswe na pasiteri. Yego. Reka ngubwize ukuri ntituri kubaka urusengero. Yego. Ni ukuri kw'Imana ndahera imbere y'Abanyarwanda bose nta muntu twigeze dutegeka ngo tanga amafaranga angana gutya. Oya, twashizeho icyo bita ubumwe. Turavuga tuti twubakura inzu y'Imana. Yego. Buri wese agatanga uko abyumva. Ntabwo mubashyira mu byiciro. Oya, nta byiciro bihari. Buri wese agatanga uko abyumva. Kandi ndashaka kubabwira urusengero aho rugeze nubwo tutararurangiza neza ariko rurashimishije. Yego. Kuko ibisigaye ntabwo ari byo ntabwo bingana n'ibyo twakoze. Kandi buri wese agatanga uko abyumva. Kajya kumva umuntu arahamagaye ahamagaye umubitsi ati mbonye 5, mbonye 10, mbonye 20, mbonye 200, mbonye 100. Amafaranga najya kumva nkumva tuguze imifuka ya sima, tuguze ibyuma n'ibiki byose. Nuko nguko rwubatswe kandi rwubatswe neza. Nicyo nababwiye kare ntabwo kuva mu mibereho yanjye sindabwiriza ku 10 kandi sinzigera nkibwiriza. Nzabwiriza umuntu kuva mu byaha. Abakibwiriza aricyo hari kosa. Ntacyo abafite. Ntacyo abafite ariko iyo mpano ngiye sinyifite. Okay. Kwari kugira ngo tubishe. Ntacyo abafite rwose nta kibazo. Babibwirizaho kandi bafite iyo mpano. Ariko ngiye ntawe mfite yo kubwiriza 10. Ngiye mbwiriza rero abantu kugira ngo bakizwe. Nimamara gukizwa bazinjira muri Kristo. Kristo yinjire muri bo. Namara kwinjira muri bo namara kwinjira muri bo hanyuma icyo gihe kizagenda gute bizatuma bakora imirimo kandi bayikore ariko bayisobangiwe bivuye mu mutima. Numva aricyo. Mbere ko tugara ku musozo reka turebe hamwe kuri ingingo ivuga ngo mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Nuvuga ngo ibi byose ubwo biri kuba tubona bitoroshye tubona twebwe abakristo dukora iki? ubwo mu minamagambo ni kuvuga ngo ubutumwa bwanyu ku banyetorero ndetse no ku bashumba bagenzi babo cyangwa se ku bantu bafite mu nshingano kuragira intama. Ndagira nti mu Kristo muvandi munyumva mu pasiteri mushumba mu diakoni kumana icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Icya kabiri ntugahatwe gukora ahubwo Umwuka Wera ukurimo abaruzatuma ukora icyo ugomba gukora kabisa. Icya gatatu Umwuka Wera ntaguhata gukora ibibi aguhata gukora ibyiza. Utu tuntu wadusubiramo umuntu dukurikiye akatwandika kuko n'abadukurikira neza twari mu Kristo muvandimwe. Icyambere yakone mu pasiteri ikintu ukiye gukora komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Icya kabiri icyo afite ni iki? Ni kagakiza. Icya kabiri ntabwo ntihakagire ikintu ntihakagire umuntu umuhata gukora icyo agomba gukora ahubwo Umwuka Wera icyo azamuhata gukora aba aricyo azakora. Yego. Hanyuma icya gatatu agomba kureka Umwuka Wera akamuyobora. Ibindi byose bizaza ni iby'abantu. Abantu ntabwo bakwiye kugutegeka wowe umaze gukizwa umenya agakiza umenya ko Umwuka Wera akora. Ntabwo ukwiriye gukomeza kuyoborwa n'umuntu gutyo akuyobora nabi. Baba nibahamagaye nabyumvise. Ni ukuvuga ngo uriya muntu niba yarari kubaza tese ubu noneho turagarara nk'abakristo. Umukristo akwiriye kugumana agakiza kandi ako gakiza kakuzuramo Umwuka Wera. Umwuka Wera akabana na Kristo noneho bobo bakayoborwa n'Umwuka Wera. Na Bibiliya irabivuga Yohana 14 ntimuhagarike imitima yanyu. No, hari ahandi havuga ngo nimunyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe Uwiteka twitaho. Amajwi yose wumva hanze bakucimikeka bajya gute bihagarike guhera none. Hari gitake ni hagarika noneho niba bakubwiraga kutanga amafaranga hagarika utanga isengesho. Hanyuma kandi ntuzava aho utavuze.
uzababwire ngo ntaryo ntanze nzaritanga mu nzu y'Imana. Hanyuma ikintu kitangaje bagira n'ubwoba atari n'abapasiteri babo nabo bahuye mu bihuru bya birara nyine bibiba mu bihuru. Yewe niyo yaba ari pasiteri wawe niwe wa wundi wangwa n'abakristo kubera yuko abashyiraho iby'agahato abatoteza babwira ibintu bitariho. Uvuga ngo uwo mukristo uri muri urwo rusengero niba rugifunguye cyangwa ruzanafungurwa niyongera kubona bamuhata ngo tanga 100,000 cyangwa nubyumva kuri radio cyangwa ubyumva kuri radio tanga 100,000 ngo agakiza niko karaza uzamubwire ngo sibyo ahubwo nzakira agakiza hanyuma agakiza buri ko kanyereka inzira yo nyuramo kugira ngo ntange kabisa. Aho ngaho nice message. Hanyuma reka dushimira abantu closing ikiganiro reka dushimira abantu baduteza yombi bienvenue mu bice bigiye bitandukanye abahamagaye n'abatahamagaye by'umwihariko reka dushimire Pastor twabanye muri iki kiganiro. Murakoze cyane Mushumba. Murakoze cyane namwe mwakoze Imana ibaho umugisha kandi mukomerere mu Mana namwe niba bajyaga babashukashuka